uwo mugabo uri kubona ari gukubita igituro cy'umugore we yamucaga inyuma akagenda akibya intanga ze nibihuhwa inyuma yuko asanze abana batandatu bose babyaranye atarabe yabasha gutera inda nizazindi iyaba rwose wagarukaga ubundi nka kubagira ibisiga. Mwabonye ibyabaye kuri Platini P cyangwa se baba nawe ngo yasanze bose nta numwe we urimo. Umuntu mubana mu nzu agusekera umugore wa mukabana wakavuga ati ngiye nzagushajisha utabyaye. Ni nko kukwica utabyaye ni nka bya bitutsi bavuga ngo gapfa utabyaye. Akumbi bigiye kuvamo itike yo kugira ute yo kwihamagara wa mushere we babyaranye. Nagahinda kaba kigeretse ku kandi gahina agahinda kindahekana. Ese mu byukuri tujye dutestinga abana mbere yuko bigira biratangira kuzana umwiryane mu miryango. Wareba ibibazo biba mu Banyarwanda. Nawe twumva ari n'igihe wajya usanga umubyeyi wawe wita umubyeyi wawe cyane papa wawe ntabwo ari we papa wawe. Gabo yaguye muri koma nyuma yo gusanga umugore we babanaga mu nzu, iyo nzu bishuraga yari y'uwo mugore, ariko mu myaka yose 15 bamaze uwo mugabo yishyura inzu ntabwo yari azi ko ari y'uwo mugore. Cyangwa se n'upfuye kugupfa gasoni akaguhereza igisekirite. Nawe ubitekereje uvuga ati ndamutse mu myaka 35 40 45 50 mfite ubu ngubu ndamutse nsanze aba bana bose nita banjye nta numwe urimo. Hey Yes, this is KY TV show Simply Kumayombi. Izina ryanjye nitwa Benjamin nk'ibisanzwe. Murabizi mba bafite amakuru agiye atandukanye y'ibyo tugomba kuvuga, ariko muri aka kanya hari video mbonye, ariko iyo video imaze ngira ngo ni iminsi 2 igiye hanze y'umugabo wakubitaga igituro cy'umugore we. Ni nyuma yuko ngo asanze uwo mugore we yarabyaye abana batandatu bose batara uwo mugabo. Ushobora guhita wibaza ati bigenze bite cyangwa se inkuru iteye ite? Uyu mugabo nkuko ugiye kubona ngiye gushyiramo aka video, nkuko uri kubona ko ka video, uwo mugabo uri kubona ari gukubita igituro cy'umugore we. Igituro ari gukubita no cy'umugore we ngo ni nyuma yuko asanze abana batandatu bose babyaranye atarabe. Ntabwo bababyaranye bivuze ngo umugore yamucaga inyuma akagenda akibyarira abyara imbyaro 6 cyangwa se abana batandatu bataraba uwo mugabo. Ushobora guhita wibaza ati byagenze bite, inkuru iteye ite, cyangwa se mu byukuri ibi bintu kuki igitsina gore benshi cyane basigaye babikora. Uyu mugabo ni umunyakenya, bivugwa ko afite ikibazo cya infertilité cyangwa se intanga zo kuba intanga ze nibihuhwa. Zazindi bavuga ngo ntabwo yabasha gutera inda, ni zazindi ziba zidashitse mbese ziri infertilité nyine. Uyu mugabo mu gihe cyose yabanye n'uyu mugore yari afite icyo kibazo ariko atabizi. Ndetse baza kubyara umwana wa mbere, umwana wa kabiri kugeza ku bana batandatu. Umugabo we abarera nkabe, aranabyishimira avuga ati abana abana banjye. Rero nyuma yuko akoresheje DNA test cyangwa se gusuzuma ku bimenyetso bya gihanga, yaje gusanga abo bana atarabe. Noneho binahurirana nuko n'umugore we yari yaratashye cyangwa se yarapfuye, yaritabye Imana nkuko tubivuga. Niko kujyaho aradukira kubita igituro cy'umugore we. Ni nko kuvuga ati iyaba rwose wagarukaga ubundi nka kubagira ibisiga. Ibi bintu birababaje kubera ko no mu Rwanda ni ibintu bisigaye abantu benshi cyane igitsina gore bakora, ku buryo mu byukuri ku ntera yo hejuru hari na bamwe bahisemo kutajya bapimisha abana babo mu rwego rw'uko bavuga bati ntabwo dukeneye kumenya ko abana twareze twaruhiye twaririye iki, ibintu bitabaho, twakoreye akazi mbese amanywa nijoro mu mvura y'amahindu mu kuzuba rya rukamba tugenda mu byukuri kubera abo bana, ariko tugasanga abana atari abacu. Bati icyo ni igikomere. Bamwe babirinda kuba bajya gukoresha amatest. Kudakoresha test rero mu Rwanda ndabivuga kuko birahari, ingero zirahari. Mwabonye ibyabaye kuri Platini P cyangwa se baba n'umuhanzi wahoze mu tsinda rya Dream Boys, baza gutandukana. Platini ubwo yasanze rero umudamu we basezeranye, mu byukuri umwana yabyaye atari umwana we. Numvisha hari n'undi mugabo niba ari umupastor, ikiganiro cye ndumva niba nakirebye kwa Rweme Mbabazi niba mbyibuka neza, avuga ko nawe yarafite abana amenya nawe bagira kuri 4 niba atari 5, nawe ngo yasanze bose nta numwe we urimo.
ibi rero nibyo twakoze mu kiganiro cyacu cy'ubushize ubwo navuga nti hagiye habaho ikijyanye na DNA test cyangwa se hakabaho umunsi kwa kundi bavuga ngo tuzavura ibibari ku buntu, tuzavura amaso ku bayarwaye ku buntu, za gahunda za Army Week zijya zibaho zo kuvura abantu mu gihe runaka se ukumva bari gukangura abantu bati itariki niyi iminsi 3 tuzakora kuri ibi bitaro abafite indwara wenda z'ubwonko, z'amaso se, izamenyo, izibibari n'ibindi, bati bazahagere kuvura n'ubuntu, we upfa kuhagera ufite iyo ndwara kandi barabikora bakavura abantu benshi cyane baritabira. Nibyo navugaga nti bibaye ngombwa ko iyo gahunda ishyirwaho yavuga ati zone iyi niyi ku munsi runaka cyangwa se iminsi 2-3 mu cyumweru aka karere kanaka tuzaba dukora test ku buntu ya DNA. Narababwiye ngo hahita haba icyo bita intambara y'isi ya gatatu, kubera ko ni benshi cyane bahura n'ingaruka no gusanga abana baruhiye imyaka yose atarababo. Biba bibabaje cyane, niyo mpamvu mvuga nti mu by'ukuri biba bibabaje kuba warafashe umuntu ukamwizera ukabana byemewe n'amategeko se, mukaruhana imyaka myinshi mukaryana ubusa kugeza mugize icyo mugeraho mukibaruka abana, hanyuma ugasanga uwo muntu we birababaje cyane. Niyo muri kubivuga manumva ndi kubabwa kandi atari byo, kubera ko uzi gufata umuntu mukabana by'igihe runaka hanyuma ukazatungurwa no kujya usanga umwana witaga uwawe cyangwa se waruhiye uwo mwana atari uwawe. Ikintu kiba kibabaje, wibaza ukavuga ati umuntu imyaka yose twamaranye mu by'ukuri yabigenje ate, yabikoze ate, kubika ibanga bigeze aha akabyara uwa mbere, ibanga karibika umwana akaba yagira imyaka 10, 15, 20, akabyara uwa kabiri, akabyara uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, batandatu bose umuntu mubana mu nzu agusekera. Iyi mitima ikomeye iremereye imeze gutya rwose nibaza igitsina gore bayikura hehe n'indoye ku buryo umuntu rwose abikora ubwa mbere akumva ntacyo bimutwaye, akabikora ubwa kabiri, akabikora ubwa gatatu, ubwa kane, ubwa gatanu, ubwa kangahe ntazi inshuro, agakomeza abana nawe mu nzu mukabana ugaseka kwishima, abana akabafata mukajya mu byo kwineza, mukajya mu ma exposition, mukajya hirya no hino kurya ubuzima kuba bishoboye. Nibo mvuga n'utabishoboye akabajyana mu misa, akagenda akajya mu birori bigiye bitandukanye ajyana nabo bana, umudamu nawe muri kumwe aseka yishimye, ubona mu by'ukuri nta kibazo. Kumbe wazibanga yicara imyaka myinshi ryuko abo bana nubwo wishimana nabo muryana amafoto, mubana mu bibi n'ibyiza, ukobokera amanywa nijoro, uvunikira kwishyura amashuri, kwishyura mituweli, urabona ubu yariyongereye, akagucecekana kabanga akarimira kugeza ubwo rwose utamenya wagwane umugani w'ababana. Akabyirwa mba numva ibanga ringana gutya. Bene nk'uwo rwose mba numva harimo ubugome bw'akamenura muhini, bwa bugome bwa mbere, akakujyana akakugeza ibuguma, mbese umusaza rukukuri hahandi utazabasha no kuba wagira ute wakongera kubyara mu by'ukuri ngo urera abana, ubaho uburere bukwiye cyangwa se ubaho umunezero wa kibyeyi. Abana nibakosa ubahane, umuntu akagutembagaza akakujyana kugeza ugeze ibusaza. We yifitiye abana yarababyaye kuko n'umundi abarabe, nubwo yaba yarababyaranye n'abantu bagiye batandukanye, ariko mu by'ukuri abo bana babarabe. Babarabe we niyo mwatandukana nibwo mwakora iki mugata mutandukana. We agenda afite abana, ntabwo asaza nk'umuntu utarabyaye, ariko wowe none yakuretse uragenda ubu musaza. Iki kintu kirakomeye cyane. Umugore wa mukabana wakavuga ati ngiye nzagushajisha utabyaye, ni nko kukwica utabyaye, ni nka bya bitutsi bavuga ngo gapfa utabyaye. Akavuga ati wowe ngiye kugusajisha ugenda uhinduka umusaza rukukuri, nta mwana uzigera ubyara, uwo akakomeza yibyara ku ruhande pembeni, akakwihorera, rimwe na rimwe akakwaka n'amafaranga. Rimwe na rimwe nibyo mba mvuga nti hanini igihe usanga ya mafaranga utanga akubwira ati ngiye gukoramo ibi nibi, ujya gusanga ugasanga nayo wamuhaye, ugasanga yahamugayemo wa mugabo cyangwa kanamutegera niba mukumbuye. Wowe akakubwira ati mfite ikibazo mu rugo, ibi nibi byashize, wowe ukabigura, kumbe bigiye kuvamo itike yo kugira ute yo kwihamagara wa musheri we babyaranye.
ha ni agahinda kaba kigeretse ku kandi gahinda, agahinda k'indahekana, agahinda kabi cyane. Umuntu akakureka tu ukagenda, baribaza uyu mutima umeze utya abagore bawukura ye bimeze biti. Kandi ku mpuzandengo abagore barabikora cyane. Niba nguhaye ingero z'abantu babiri mu Rwanda, si uko ari bo bonyine. Niyo mpamvu nkubwira ngo haramutse hagiye uriya munsi wa promotion, ukitwa promotion wenda ntibyitwe ya mafaranga bajya baka ibijyanye na teste nariya baka ngo yo kugira ngo bagukore DNA test, ugasanga wenda bayakuyeho bibaye nka promotion, wenda buri karere bakagaha iminsi 3 4 cyangwa se cyumweru, kuko abantu bari benshi, cyangwa se 3, it's okay. Wareba ibibazo biba mu Banyarwanda, wareba ibibazo biba mu miryango, wakumirwa nawe twumva. Ari n'igihe bajya usanga umubyeyi wawe wita umubyeyi wawe cyane papa wawe, ntabwo ari we papa wawe. Wowe ni we mbwira, kabona imyaka yose waba ufite, arya wajya kuvumbura ugasanga papa wawe siwe ukubyara bya nyabyo. Nibaza rero icyizere umuntu aba yaragize mu by'ukuri ukagiha umudamu wawe. Ese mu by'ukuri tujye dutestinga abana mbere yuko bigira biratangira kuzana umwiryane mu miryango. Kubera iki? Kubera ko biratangira kwitwa ko umugabo atizeye umwana we, cyangwa nako atizeye umudamu we. Biritwa ko atizeye umudamu we kuko navuga ngo dukoreshe test, bifatwa mu shusho mbi. Ntabwo turabyakira kuzumva umwana wawe kubwirwa ngo papa wawe ukivuka yese avuga ngo dukoreshe test, ntabwo ari yizeye kuri umwana we. Ubwabyo umwana wakurana indi ntugunda muri we, akavuga ati niba papa atarigeze yizera ko n'umwana we kugeza ubwo akoresha test, bivuze ngo we na mama hari ukuntu ntambwe zabo zasiganwaga, zigasigana ugasanga umwe yasize undi. Niyo mpamvu rero mvuga nti ibi bintu yababaje. N'ubu wabonye uyu mugabo ngo ubone agahinda yari afite ari gukubita iki gituro nk'uko bibona, ngo umenye ni ibintu ngo byoroshye gutyo gusa, ntabwo ari ibintu byaje ngo bimugwirire gutyo gusa, ahubwo ni agahinda. Ni nko kuvuga ati uyu muntu mufashe byagenda biti, uyu muntu wamungarurira abana 6 bose ukaba warabaruhiye, ukaba warabaguriye bodaboda, ukaba wayishyira mu mashuri, ukaba korera ibyo umubyeyi wese asabwa gukora. Rimwe na rimwe ari n'igihe wicwa n'agahinda, none usanze umudamu hari aho yagendaga kurega ngo ntandeze utanga ntaki, bikarangira imanza wenda mboneza mubano zigushinjije gutanga indezo se, waba ukibana na wenda bakagushinja kunanirwa inshingano z'umubyeyi zo kwita ku bana yabyaye, bakakugira ibyo bagusaba ugomba gukora kugira ngo abana bakomeze bagire uburere bwiza, ubuzima bwiza, bige barihirwe amashuri, barihirwe ubwisungane mu kwivuza, mbese nyine ugasanga n'uwo mudamu hari aho yagiye gutega. Impamvu mbivuga, na hari akavideo nigeze kumva ahantu abantu ari inkuru bavuga bati umugabo yaguye muri koma nyuma yo gusanga umugore we babanaga mu nzu, iyo nzu bishyuraga yari y'uwo mugore, ariko mu myaka yose 15 bamaze uwo mugabo yishyura inzu ntabwo yari azi ko ari y'uwo mugore. Ndetse binavugwa ko ngo uwo mugabo niyo yabaga yatinze kwishyura bamwosagaho igitutu. Ntumbaze uko byagenze, niba nyine inzu wenda uwo mudamu yari yarashizeho umwishyuza, ubwo ni nako byari bimeze, kuko ndizera ko atari we wari buze kuyishyuriza, ngo ntabwo yamworoheraga. Yaranavuga ati niba wananiwe kwishyura ntabwo ngiye wakomeza kumbera mu nzu, ndagukuramo n'umuryango wawe mbate hanze. Nawe ubyibaza rero. Umugabo ngo nyuma yo kubimenya yaguye muri koma. Nakubwira ni niba ari abantu bambere bagira ibanga riteye ubwoba, ariko cyane cyane amabanga akomeye yayandi abona nyine ashobora kuzamugwa nabi amunsi yamenyekanye, abagore bari mu bantu bambere, ahubwo ibindi byose bishobora kuba ari ibanga ry'abandi ryo ashobora kurita hanze ku gasi. Ariko iryiwe urumva nawe uribaza nyine umuntu mubyarana abana 6 bose yaragucecekanye, yewe ukajya rimwe na rimwe uraruda sinzirirwe kinyamatiro uvuga ati umwana bamwirukanye ku ishuri, ejo ngomba gukorana imbaraga nyinshi, umudamu waryamye akuriye buryo umutwe wahiye, ntabyo yitayeho mu by'ukuri binini, usibye kuvuga ngo komeza ugire ejo nza kubyara hundi. Biteye ubwoba n'agahinda. Kubivuga rero ntago ari ukubivuga kubera ko mu by'ukuri biba bishimishije, ariko ubundi nubona ikintu kibaye ku mugabo ujye wishyira mu rukweto rwe, nawe ubitekereje uvuga ati ndamutse mu myaka 35 40 45 50 mfite ubu ngubu, ndamutse nsanze aba bana bose nita banjye nta n'umwe urimo,
uvuga ati namutse nsanze nta n'umwe urimo kandi ndi kugana ubusaza, wenda bo nakabaye nita abana banjye cyangwa se abo nita abana banjye muri ubu maze kubarihira za kaminuza, wenda bamaze kurangiza bamwe na bamwe, ariko nta n'umwe wanjye urimo. Noneho wareba ukibaza ukavuga ati nubwo nabyara mu myaka ngezemo 50-55, n'uwo nabyara ntabwo mba nkibasha kuba namuha uburere buzima, kubera ko ni wa mwana uzakosa namureba igitsure nawe akandeba ikindi, namwirukankaho nkaba ntabasha kuba namufata cyangwa namubwira ngo nyura aha akansuzugura, kubera ko n'ubundi arabona ntari kuba, ntabwo nkibasha guhaguruka, nageze ibusaza nyine, ntabwo nkibasha kuba nakorana imbaraga, ntaho najya gusaba akazi, nta hantu najya ngo nsaba akazi, byibuze muhigire mucakarize, mbese nawe muhe uburere. Urumva umwana ushobora kubyara mu myaka 55 mu by'ukuri kumushabikira byaba ikibazo gigoranye, kuko naho ugiye kwaka akazi mu by'ukuri rimwe na rimwe hari igihe bavuga ati muzehe rwose tubabarire, ntabwo tugiye kukwicisha akazi, n'igifundi n'ikiyedi bashobora kuvuga ati muzehe ntabwo kibasha kwikorera ikarayi kabisa, aho kugira uzagwe hano kugikwa bitubazwe cyangwa se chance ifungwe, oya bakakwima akazi ubu usigaranye. Rero aho ngaho iyo uri umuntu ufite n'ikibazo cyo gucumbagira wenda ku mashuri, hari igihe bishiduka akazi ukwiye kuba wahabwa konyine ari kamwe, arako kuba umuzamu ahantu, ukajya urarira inzu z'abandi cyangwa amaduka, cyangwa se n'upfuye kugupfa gasoni akaguhereza igisekirite. Ntabwo mvuga igisekirite kubera ko giciriritse, ariko nyine nacyo nicyo kiganjemo kubamo abasaza, cyangwa se abantu bavuga ngo wenda bafite amasomo atarenze, batize amashuri menshi, bagarukiye muri primaire cyangwa aho ngaho hagati aho. Urumva ni kazi gatuma n'ubundi y'uburari ijoro, kandi amafaranga uhembwa mu gisekirite cyangwa mu kizamu ndumva atari burenze 35,000. Ubwo ndavuga babandi bagerageza kuba bashiramo nabwo impuwe, kuko umuzamu w'iki gihe nta byaba bigize mbese umushara wabo bari guhera ku 30 kugeza kuri 60. Urumva uwo ngo ni bafite umwana abyaye w'umwana mutoya, rimwe na rimwe bana babyawe no muri ibyo bihe baza bafite ibibazo by'imibereho, rimwe na rimwe ugasanga konka nibaye ikibazo, usanga gusagugura amata yo kugira ngo umwana bamukure mu buzima wenda bugize wenda ushobora kuba yavutse atameze neza, nubwo nawe ubu byifuje. Hari n'uvuka yego neza, ariko ugasanga mu by'ukuri ikijyanye no kuba wamwitaho muri iyo myaka ugezemo, nawe ukeneye kwitabwaho. Ahubwo icyo gihe rero bitera agahinda, niyo mpamvu mvuga ngo iyo mbivuga nanjye mbishyira ku mutima cyane. Nawe ibaze wowe udukurikiye, uduteze amatwi muri aka kanya, wumvise ibyo twavuze, wabonye agahinda k'umugabo wakubitaga igituro cy'umugore we nyuma yo gusanga abana bose uko ari 6 uwo mugore yabyaye nta n'umwe we urimo, umwe wenyine nta n'umwe urimo. Ubyishyireho nawe ubyibaze, uvuga ati biramutse ari ngewe mu myaka ngezemo, mu bana 2-3 mfite, cyangwa se umwana umwe 2-3 mfite, 4-5 se, bitewe n'ikigero ugezemo, ugasanga nta n'umwe wawe urimo, kandi wari sacrifice, mbese waritanze mu buryo bwose bushoboka kugira ngo abo bana, kuko twese turabizi iyo ubyaye umwana wa mbere urishima cyane, ni ibintu bigukora ku mutima, ukavuga ati man ushimwe uyu mwana, ukamufata nta gaciro nyine wamugereranya nako abarenze, ukamwitaho, ukamukuza, ukamurera, ukamuzamura, ukabyara, ukabakunda, ukavuga ati bana banjye, ukajya ukikira, ukumakuma, n'ushatse kubagira nabi ukitambika, warangiza ukajya ugasanga iyo myaka yose wamaze twayita ko ari imyaka y'agahinda wamaze utabizi. Ntabwo kuvuga byinshi ari byo bikwiye, ariko iki kintu ese muragishyigikiye ko twasaba ko guverinoma yacu ibishinzwe yashyiraho umunsi wo gukoresha DNA test wa promotion, nkuko baza kuvura n'izindi ndwara zose zugarije abantu, za ndwara twavuze, bagashyiramo umunsi wa promotion wo kujya upimisha test, ukamenya niba koko abantu ufite ari abawe, byana ngombwa ukatangira kubyirinda kare, nkuko ba Platini P babikoze, akavuga ati uyu mwana niba atari uwanjye sava, tutandukane, nzashakira ahandi, cyangwa wahitamo kubyihorera kugira ngo ugire amahoro yo mu mutima, ariko utamenye ko umwana uri kurera watakaje imbaraga zawe z'ubusore atari uwawe.
duhibwira muri comment. Ndabakunda cyane. Iyi ni KY TV show Simply Koma Yombi, izina ryanjye nitwa Benjamin Gasigwa. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha. Wakora subscribe uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi nta kibazo, ukadusangiza ibitekerezo ufite, yaba amashusho se, yaba amajwi cyangwa se n'andi makuru waba ufite wifuza kudusangiza. Imbuga zacu ni Koma Yombi TV cyangwa se Koma Yombi TV, ukabasha kuba wadusangiza amakuru tukanayaganiraho. Ndabakunda cyane rero, wakora subscribe uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi nta kibazo. Imana ikomeze bazigame, ibahe icyo kurya n'icyo kunywa, icyo kwambara naho kuba, umutekano, uburyo ibindi byose byaziro nyuma. Ariko icya mbere cyabanza ari icyo ngicyo, kuko nawe utifuza ibyiza keretse umwanzi. Ciao ciao rero, ndabakunda, mukomeze mudushyigikire, ndetse muduhe n'ibitekerezo, turi kumwe.